cyabere yamushimire urwibutso bw'uburongoye na abasobanukirwa ndetse bamwe wenda twari tunyeshuri kandi ariko kuko kugeza bivuze iteka bari bishyashya ikintu rero nshaka kuvuga n'indaho cyane ndashaka kubitsa baba badukurikiye cyangwa se turi kumwe hano nuko bimwe mu misanzu ikomeye igihugu kidusaba ni kuba ijwi riranguye mu buryo butandukanye rirangura amahoro rirangura ukuri ku Rwanda rirangura amateka yacu rirangururiye porogaramu ya Munyarwanda aya mateka ntazongere hanyuma ngira ngo nanihanganishe abanyarwanda babuze ababo jenoside yakorewe abatutsi na kane nta busobanurira ngo cyangwa se nta n'uburyo bushoboka twasobanukirwa benshi twaba hafi kuko nyuma yo guca muri ariya mateka realize ko nta n'ikintu wavuga nta kintu ntabwo wabwira umuntu yihangana muri imbere ahagije ibyo bari bari kuvuga ku rubyiruko n'abandi bose n'undi wese wumva adasobanukiwe n'amateka y'byatubayeho amateka yacu wareba urwibutso rukwegereye cyangwa ukaza n'aha ngaha warushaho gusobanukirwa aho gukurikirana umuntu uri kubwije umunwa inkuru idateguye ukavuga twese twazanye ntabwo ari amagambo menshi kugira ngo mbereze urubyiruko cyane cyane rw'abanyamakuru muri hano kugira ngo ubutumwa bwiza bwuzuye urubyiruko kugeza rwanda ribaza ko urukundo rukuru hano nk'uko umuyobozi wakemura akazi ubutumwa mpanga ni iki rero nta kindi ibyo tubonye ni biriya ni amateka yacu tuzabana nayo igihe cyose u Rwanda ruzaba ruriho kandi ruzahoraho aya ni amateka yacu yakozwe natwe nk'abanyarwanda rero niba koko tubona ko twabikoze reka dusubire tugure bariya bapfobye barimo baza tugiye kubibanaho cyane mujye mubasubiza nicyo nshaka gutuma ndashaka ko ibitangazamakuru mugerageze muri iki gihe mureke tubasubize murabibona benshi baza banitwaje n'imyidagaduro yacu tubamo kuko murabizi imyidagaduro yacu ibyuruza n'ibyishimo kuri aba bantu abantu bari hariya benshi bamwe bari abantu bize n'abatarize n'impinja mwabibonye rero mbere itangazamakuru mugende mubabwire muti twararyiboneye natwe bizongera kubaho ukundi babandi birirwa bakora ku mateka yacu babandi bifuza ko ari bagize platform zikoresha ko twese abari banahanzwe hamwe namwe mwese n'abandi batazwe mujye mwegera kugira ngo amateka tuyababwire tubabwire ko bizongera kubaho ukundi nta ngufu baturusha ndetse ntibanakurikirana kurusha uko dukurikiranwa umuceceka wo guceceka nicyo gituma baboneka navuga kubera ukuri mu itangazamakuru nabwiraga hama shimire Deni na Bruce ikindi gikorwa cyiza abahanzi bari mu gihugu igikorwa gishimishije ndabashimiye namwe ubwanyu n'imbuga zanyu no gukurikirana kuko mwagiye mwabwira mureke tubaneshe tubabwire tuti turi abanyarwanda twavuye mu bibazo twabyikuyemo nta mahanga yaje kudufasha ubu gisigaye no kureka n'ingabo zanyu zigere kure munabwira yuko mubabwira bose n'abandi batazi n'amateka yacu abanyarwanda gusa n'abanyamahanga ndabashimira njyewe ku giti cyanjye ni ibintu byiza mugende mubwire n'abandi bajye baza basure urwibutso bareba amateka yacu murakoze kadusabe na kilimo kaza maendeleo na kilimo murakoze ku buryo amateka badusobanuriye n'ibyo twabonye n'ibyo bacu kuvuga ndabizi ko mwese mukurikirana jenoside yakorewe abatutsi mirongo icyenda na kane ni ikintu cyasize dusobanurira abazi ijambo ryiza bavuga ngo legacy yagiye ku gihugu cyacu ubu rero natwe turi mu myidagaduro cyane cyane tukiri n'abatoya
ubutumwa bwanjye wenda baza kubantu bakiri bato ni ukubona amahirwe dufite gukoresha neza. Ubona rimwe na rimwe imbuga nkoranyambaga zacu uko tuzikoresha hari ibyo dukoresha ukabona nta mumaro bifitiye igihugu, ariko mu by'ukuri wareba ahantu igihugu cyavuye n'ahantu tugomba kukigeza ugasanga hari byinshi twakora byiza kugira ngo imbuga nkoranyambaga zacu cyangwa influence abanyamakuru bafite kumwe n'abahanzi ibashe kubaka imitima y'abanyarwanda, ibashe no guteza imbere abanyarwanda. Ubundi butumwa kurebera ko bifite ibindi byose byo kuza tubiganireho, ariko kwigengesera kumenya yuko tutabayeho nk'ibindi bihugu. Hari abajya batekereza ngo entertainment yacu ngo kitameze nk'iy'abanyamerika, nk'iy'abanigeria cyangwa iki. Biriya bihugu ntabwo ari u Rwanda, ntabwo dufite amateka yihariye, niyo mpamvu natwe mu myitwarire tugomba kuba twihariye. Murakoze cyane kuri mu bitekerezo byiza dusangije tukabona kuri uru ruhande ku butumwa bwa Bruce Melody ndetse na Ben dusigaranye muri uru rugendo dusobanukira byinshi gusa murakoze. Nitwa Bruce Melody iwacu, navukiye n'ahandi n'ahakurira n'ahakorera. Si ubwa mbere rero nje hano iherereye hano specifically hano ku Gisozi, nagiye nza n'ibwira ku maguma n'igihe, ariko no bwa mbere haje nizanye kugira ngo ndusheho gusobanukirwa. Gusa ikimenyetso ugomba kumva ari uko buri munsi buri gihe uko nje hano iyi nkuru iraremereye ku buryo itamenyerwa. Ibyo bari bari kuvuga ku rubyiruko n'abandi bose n'undi wese wumva adasobanukiwe n'amateka y'ibyatubayeho, amateka yacu, wareba urwibutso rukwegereye cyangwa ukaza n'aha ngaha warushaho gusobanukirwa aho gukurikirana umuntu uri kubwije umunwa inkuru idateguye ukakavuga. Rero imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba, twaje hano kugira ngo twongere twihugure ku mateka yacu nk'abanyarwanda, ariko tunibuka aho igihugu cyavuye, aho kigeze n'aho twifuza ko kigera, kugira ngo uwo musanzu wacu tubashe kuwutanga no twumva koko tuzi iyo tuva, tuzi nibwo tubasha kumva neza naho twabonye badusobanurira uko amateka yagenze. Hari ibyo umuntu aba atumva neza, niyo mpamvu navuze ko uko mpaje buri munsi numva menya ibintu bishyashya. Nuko hari igihe umuntu iyo akiri muto hari ubwenge bwe budashyikira, gake gake uko ugenda ukura ukagenda ubona ibintu noneho mu ishusho nzima. Ndashimira rero urwibutso ko rwatwakiriye, nabashimira namwe ko mwaduherekeje abo twazanye hano mwese, ukuri mwakoze cyane. Murakoze cyane Bruce, kugira ngo uyu mwanya twakuvuga ubutumwa bwa Ben muri uru rugendo n'ubutajya kumenya. Muraho neza. Cyabere yamushimire urwibutso bwakiriye na basobanukira, ndetse bamwe wenda twari tunyeshuri kandi ariko kuko kugeza bivuze iteka bari bishyashya. Ikintu rero nshaka kuvuga n'indaho cyane, ndashaka kubitsa baba badukurikiye cyangwa se turi kumwe hano, nuko bimwe mu misanzu ikomeye igihugu kidusaba ni kuba ijwi riranguye mu buryo butandukanye, rirangura amahoro, rirangura ukuri ku Rwanda, rirangura amateka yacu, rirangururiye porogaramu ya Munyarwanda. Aya mateka ntazongere kuba, hanyuma ngira ngo nanihanganishe abanyarwanda babuze ababo jenoside yakorewe Abatutsi na kane. Nta busobanurira ngo cyangwa se nta n'uburyo bushoboka twasobanukirwa byinshi twaba hafi, kuko nyuma yo guca muri ariya mateka realize ko nta n'ikintu wavuga, nta kintu, ntabwo wabwira umuntu yihangana muri imbere ahagije. So rero reka dukoresha amajwi yacu mu kuba hafi, dukoresha amajwi yacu mu kwamamaza amahoro, urukundo mu Banyarwanda,
ndetse n'ibyo Alex Muyoboke yagarutseho turwanye cyane ndetse kurushaho izi nduru zo hanze zikunda kuzashaka guteza igihugu cyacu ko zanatsinzwe ariko tugomba guhozaho tukavuga kuri u Rwanda. Murakoze cyane abahanzi bacu, ntabwo twagera twashimiye ubuyobozi bw'urwibutso, hari ubuyobozi bw'urwibutso ishami gahunda y'uyu munsi twabonye ntabwo ndi umuyobozi mukuru w'urwibutso ariko muri aka kanya ndahagarara mu nkweto z'ubuyobozi bw'urwibutso kugira ngo bafate umwanya bashimire cyane cyane mu by'ukuri bivuze ikintu gikomeye cyane kubona amazina manini mu gihugu cyacu nka Grace na Eden mufata umwanya wanyu si uko mutazi amateka ndahamya neza ko musanzwe muzi byinshi ariko gufata uyu mwanya muri iki gihe cy'icyunamo mukaza gusura mbere na mbere ndibona nk'abantu bafite umutima ku gihugu nk'abantu bumva inshingano igihugu kibategerejeho ndetse nkatwe abakora ku nzibutso cyangwa abigisha amateka abantu batugana mwumva misiyo yacu kuko muze kugira ngo dufatanye kuko twifuza ko twakwigisha abantu benshi bishoboka uko tugira imbaraga zagutse niko ya gahunda yacu yo kurandura ingengabitekerezo ya jenoside yo gukumira urwango amacakubiri ivangura bya bindi byose byatugejeje ku mateka mabi niko tugenda tubikeneye ni icy'igiciro rero kugira abahanzi babiri nk'aba hano bategereje kuza gusura urwibutso kongera kwiga amateka ndetse bakazana na timu ngari kipe ngari gutya ndetse n'itangazamakuru kugira ngo ribibwire abanyarwanda bandi nahoze mbibona hanze urubyiruko ruri hano rurashaka kubegera rurashaka kubafotora ntabwo ari uko gushaka kubafotora gusa ahubwo ni ukubera yuko abahanzi muri abantu bafite ijwi riruta n'iry'abanyapolitike gusa nubwo twe dusobanura amateka hano ariko ikintu muba mukoze ni ubutumwa burangurura bugera kure kurusha ibyo twebwe twakoze ni ikintu gikomeye cyane dufite urubyiruko rwinshi rubabonaho icyitegererezo wenda aho badasanzwe basobanukiwe amateka ariko kubona abantu nk'amwe babona nk'abahanzi bakomeye kuko n'ibihangano byanyu mwaje aha urubyiruko ruravuga ngo natwe hari ahantu tugomba kugera iyo baje rero niyo wenda The Ben cyangwa Bruce ntacyo baba bababwiye gikomeye iyo baje baravoma iyo baje babona ubutumwa twifuza yuko abantu bagira turabifuzaho rero uwo musanzu wo gukomeza kuba ijwi ry'ubutumwa bw'amahoro twigisha abantu bwo kwerekana amateka y'ukuri kuko nk'uko hari abagiye babigarukaho n'abayapfobya barahari batatworoheye ni inshingano rero yacu twese nk'abanyarwanda cyane cyane abahanzi n'abantu bafite ijwi rigera kure tutanirengagije ko hari abandi bahanzi bagize uruhare mu gutegura jenoside no mu gihe cyo kuyishyira mu bikorwa mujya mwumva uwitwa Kindi Simone Bikindi wiyeguriye ubuzima bwe bwose guhimba indirimbo zo kwangisha abatutsi no kubicisha akabishyiramo imbaraga zose n'ibihangano bye bigacurangwa bigafatwa tubatezeho rero ibihangano by'amahoro tubatezeho ibihangano bishyira hamwe abanyarwanda byimakaza ubumwe ubuyobozi bw'igihugu cyacu bishyize imbere kandi n'abandi bahanzi bibabereye urugero bose bajye baza basure bamenye amateka bumve yuko ari ndashimye cyane rero kandi nk'abanyarwanda twese turimo bigoye kuri benshi abafite ababo
guhiga muri ibi bihe ari nabo bacu bifurije gukomera ndetse n'imbaraga zirenga umubabaro tuba dufite muri iki gihe tukarushaho kwiyubaka. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Turabashimiye natwe, dushimire n'abandi mwese muri hano, hari abayobozi bacu bari hano, abaherekeje abahanzi bacu muri rusange. Uwiteka bakomeze muri ibi bihe bigoye kandi bakomeze bamugisha no kwaguka. Gahunda yacu dusoreje aha ngaha, ikindi kibazo kurikiraho nta yindi interview ibuze gufatwa, abahanzi bacu bagiye guhita bagenda, natwe twasubira mu mirimo yacu ya buri munsi kandi namwe turabashimira n'abanyamakuru.